icya kabiri Imana yatubwiye kandi ku gihugu cy'u Rwanda. Imana yaratubwiye ngo u Rwanda ruzaba rumwe, donc tuvuge superficie y'u Rwanda izikuba inshuro 30 mu kwaguka. Ayo makuru urayazi? mu mwuka se mu mubiri u Rwanda se no mubiri mu kwaguka. Yego ruzikuba inshuro 30. Nyine biragutunguye kuko nta by'Imana, ariko twebwe turabyizeye. Ibyo ni ibintu turi gufata, ni ibintu turi kunywera, ni ibintu twishimiye. Kandi wibuka ko Imana ivuga ihereza itavuga. Mwatangiye no kubinywera none. Mwereke gato ejo bundi twafese imyaka 77. Yikitse. Imyaka u Rwanda rumaze rweguriwe Kristo Yesu. Umwami rudahigwa rweguriye Yesu Kristo, nubizi? Rego ufite udushya wana. Imyaka 77 u Rwanda urashimira. Ako wumve rero n'igihe umuntu avuga ngo ni we nyira akazihamagarira. Urumva ngiye nari nakuriye mu nzu y'Imana. Yego. Nari nzi uburyo binginga. Noneho nkajya njya kwinginga mu kabari. Mana turakwinginze duha abakiriya, ariko nkabikora kuno. Okay. Bikoze none ahangaha hari umuntu uri gucuza akabari nawe wabireba akavuga ati reka nzaze mbikora bya bintu bikora. Ako ntacyo nawe azabikora. Najyaga ngenda nkaza. Nkavuga ati rero nge inzi ubundi buryo butameze nk'ubwa Bosco. Nkagenda ngafata amazi nkagarara ku gikingi, nkahamagara nkinginga sengera amaraso ya Yesu, nkamena mu muryango, nkavumura nkakira. Reka bigakora kandi bigakora. Ngahamagara abakiriya izina rya Yesu. Ntago tuzakorwa n'isoni. No kuri pe. Mana twoherereza. Sinzoga ntitwaziranguye ngo tuzinywere. Uwite. Rero nanzi kujya gufasha abakozi b'Imana kugira ngo mbone ingingo indengera. Nkagira Mana, yego watubwiye ko tuzagukorera, ariko nimba hari umukozi w'Imana dushobora kuhibumbi 5 ibihumbi 10. Special dealers, waba ukeneye kugura cyangwa kugurisha inzu, ikibanza cyangwa imodoka, gana Special dealers. Nabifuza gukodesha mutugane, tubafitiye serivisi nziza kandi inoze. Muri Special dealers umukiriye n'umwami. Dukorera Kibagabaga imbere ya Saint Nyasi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 48 55 035. Shuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Urabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu, ni umukozi w'Imana, ni umushumba, ni umuhanuzi, ni ibintu byinshi mu murimo w'Imana. Ibintu byose Imana imushoboje arabikora. Niwe rero tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka tubasuhuze rero, tubararikira cyangwa tubararikira cyangwa tubabwira ngo ntimucikwe nacyo mugikurikire, kuko kiraba kirimo ibyiza byinshi uri buze kumva. Turi ku Gitego Hotel. Ni hoteli nziza iherereye i Remera, munsi ya controle technique neza, ibigufitiye ibintu byose, ahabera ubukwe, gufitiye service zose nk'izo usanga muri hoteli zikomeye. Iyi hoteli nayo ntiyoroshye rwose, irazigufitiye ku buryo butandukanye. By'umwihariko ku wa gatanu ni mugoroba baba bagufitiye gakondo nziza cyane, aho mutaramirwa n'abataramyi b'abahanga. Reka rero mbararike kugira ngo ntimuzajye mucikwa n'ibyiza byo muri Igitego Hotel, ndetse na aparitema zaho bagufitiye hariya Kicukiro, nazo ni ikaze cyane. Uri ahantu hatandukanye, uri kure, uri diaspora, ukeneye kuza mu Rwanda, ukeneye ahantu waruhukira, Igitego Hotel izo service zose baraziguhereza. Turi kumwe rero n'uyu mutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Neka mbere yuko tugira ikindi dukurikiza, abanze adushyira imbere y'Imana y'inginge ize kubana natwe muri iki kiganiro.
Data turagushimye kandi turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana ivuga bikaba, uri Jehova Jire, uri Elohim, uri Adonaye, urihariye kuko amazina yose na yawe. Natwe rero ducishijwe bugufi cyane n'ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo udushyire mu maraso yawe. Tugiye kuganira, tugiye kubwira isi, tugiye kuvuga byinshi bitandukanye. Reka mwami abari wowe uragira ururimi rwacu. Mu minsi ishize wafashije Yesaya, urangije umukoza ikara ryaka ku munwa abasha kuvuga. Natwe atari wowe ushizeho ikara mwami, nta kintu twabasha kuvuga, ntacyo twabwira isi kuko nta kitazi nta n'ikitumvisha. Ariko aho bitandukanira n'ikintu washyize ku mutima w'umuntu nuko utanga amahishurirwa. Turakwinginze rero ngo duhishurire byinshi, tumenye byinshi, ubwiza bwawe bube muri iki kiganiro. Abazakireba mwami bazagire guhinduka kandi kigiraho kibakura naho kibageza. Ubwami bwawe bukomeze bwamamare, ineza yawe ikomeze kuba kuri buri wese, imbabazi zawe zitwitabe none n'iteka ryose. Amen. Tuguha ikaze rero kuyoboka Mana TV muri uyu mwaka wa 2024, ngira ngo n'ubwa mbere tukwakiriye. Nikaze cyane rero. Urakoze cyane kandi nanjye ndishimye kuba munyakiriye kuyoboka Mana. Ngira ngo twaherukaga gukora ikiganiro muri 2019. Amaye nkashize imyaka 4. Yego. 2019. 2019. Sibwo? Nibyo. Ni kera. Imana ishimwe yarinze umubiri n'ubugingo byose ntibyagirwaho urubanza, none twese tukaba twogiye kubonana tubyemeye ku mwuka bazima. Amen. Imana iba yaratanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Amen. Uratangirana rero no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Nyampinga Flavia. Ndi umushumba. Ndi umuhanuzi nkuko Joel yabibabwiye, n'ibindi byose Imana iduhamagaririye gukora. Yego, ndi umubyeyi mfite abana 2. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Amen. Amen. Tugiye kuganira rero na Nyampinga, niwe tugiye kubana kuyoboka Mana TV. Nyampinga, mumeze neza? Yego, turashima Imana. Umwaka wa 2023 wasoje neza, munatangira uyu neza? Yego. Mu murimo w'Imana biragenda bimeze neza? Mu murimo w'Imana turaho biragenda. Abashumba usanga iyo umwaka ujya kurangira cyangwa iyo tugiye gutangira undi bita amazina umwaka. Kuri wowe uyu mwaka no wiki cyangwa witwa ngo wawise ngo iki? Uyu mwaka kuri ngewe twawise umwaka w'uburumbuke ku muntu wasenze. Reka uyu mwaka ni umwaka w'uburumbuke ku muntu wasenze, ku muntu ufite amasezerano y'Imana. Ampaye utarasenze ibyo biramureba ubwo. Icyo bita l'an de prosperity. Wow, umwaka w'uburumbuke ku muntu wasenze. Ni umwaka w'uburumbuke. Okay. Harimo ibyiza byinshi ariko bizaboneshwa cyane amaso y'umuntu wasenze. Amaso y'umuntu wasenze. Umwaka w'uburumbuke ariko icyitonderwa ku muntu wabisengeye cyangwa wasenze. Kandi ngira ngo nubwo wenda turi kubivuga hari ubitegereje ko azabibona mu kwezi kwa 12 wenda cyangwa se agatangira kubihamya muri 25, ariko abambere batangiye kubikacira. Batangiye guhembwa. Abambere. Ndandi mu bakangahe se wa? Ushobora kuba nawe uri mu bambere ko kubugejeje isaha ugihumeka. Nawe watangiye gukacira. Ubwo nanjye mfite ibyo na wa mugani nakaciye. Igishoro n'ubuzima. No kubucyubaha Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uzi ko ari byo wana. Okay, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Baravuga ngo iyo Imana yishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi. Ibyo ntago bibaho ubundi Imana igukoresha yagukoze. Ntabwo Imana ishobora gukoresha umuntu itakoze. Kandi nta nuyibaza ngo urankora ute. Ahaye utwo du principe. Imana igukoresha yagukoze kandi ntawe uyibaza cyangwa uyitegeka ngo urankora utya cyangwa uti. Kandi ikintu nkundira Imana, mu mwaka umwe bamwe babwira ibyiza abandi kabayireka ibitandukanye n'ibyo abandi babonye.
muri uyu mwaka hariho abimana ngo yeretse intambara. Ni ukuri da, sinzi niba nawe utageze wakira abahanuzi nk'abo, ariko twebwe muri uyu mwaka Imana tubwiye ibintu bikomeye byiza. Icyambere gikomeye giteye ubwoba udashobora kwibaza, yaratubwiye ngo iyi Kigali mureba, iyi Kigali mureba izaba umwe mu mirwa cyangwa se mu migi itatu muri Afrika izaba ari imigi ikunzwe muri uyu mwaka. Ntago tuvuze uyu mwaka gusa, yego, ni muri vizi Imana ifitiye u Rwanda. Yego, iratubwira ngo Kigali nimba hari n'ahantu ufite n'agatafari kamwe komera kuri ako, Kigali zaba umwe. Uko tuvuga wenda ngo umuntu yagiye Dubai akabyishimira, ukumva ngo undi wenda yagiye sinzi, ukumva hari umujyi wamunejeje, niko umuntu azajya aza Kigali agapostinga akavuga ati Kigali Kigali Rwanda. Icya kabiri, yego, Imana yatubwiye kandi ku gihugu cy'u Rwanda tumenereho amabanga pe meza. Icya kabiri Imana yatubwiye kandi ku gihugu cy'u Rwanda, Imana yaratubwiye ngo u Rwanda ruzaba rumwe, donc tuvuge superficie y'u Rwanda izikuba inshuro 30 mu kwaguka. Ayo makuru urayazi? mu mwuka se, mu mubiri? U Rwanda se n'umubiri mu kwaguka. Yego, ruzikuba inshuro 30. Nyine biragutunguye kuko nta by'Imana, ariko twebwe turabyizeye. Ibyo ni ibintu turi gufata, ni ibintu turi kunywera, ni ibintu twishimiye. Kandi wibuka ko Imana ivuga ihereza itavuga. Mwatangiye no kubinywera none. Mwereke gato, ejo bundi twafese imyaka 77 yikitse. Imyaka u Rwanda rumaze rweguriwe Kristo Yesu, umwami Rudahigwa yarweguriye Yesu Kristo, nubizi? Ko ufite udushya wana. Imyaka 77 u Rwanda urashimira Imana n'abayobozi b'igihugu kuba bakemera ko u Rwanda ruri mu maboko ya Yesu Kristo. Yarurimo pe. Niyo mpamvu rero rugiye kwaguka, abantu bari kubona abantu bapfa, twebwe turi kubona rwaguka. Amen. So igihe kirageze rero yuko ukanguka mu buryo bw'umwuka, professor rwose ubashe kureba. Amen. Haleluya. Kono buryo utangiye ikiganiro se bigiye guhindura iteme y'ikiganiro none se? Karame. Kandi koko di mu myaka yo hambere hari igihe umwami witwaga Rudahigwa yeguriye ngo Rwanda Imana. Mwe mwarabibaze neza muna ko hashize imyaka 77. Ngenda kubwiye ngo twaranabifese, murabifeta, turabirira, turabinywera, dushiraho ndigira ngo ndikukubeshya se, reka nze ngushakira amafoto. Oya nta ubeshya se, twafese rwose n'amagato kikuzanye kuko se unagwa ibona. Ubwo se muri okay, reka ntacyo ifoto ntacyo. Yego ndayiruzi. Wayikurura. Icyo nakwibaza muri mufita, mwari muri gushima Imana yakiriye u Rwanda bayeguriye, mwari muri gushima ubuyobozi bw'u Rwanda bwemeye ko igihugu cyeguriwe Imana kandi bakaba babiha agaciro. Urabona umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bajya mu masengesho yo kugisengera bakakiragiza Imana buri mwaka, bigaragara nyine ko ubwo bwegurirwe bakibwemera kandi bakibushyigikiye. Kandi icyo ni ikintu bita igitego cy'umutwe. Hariho ikintu kiba kigahinyuza byinshi, nka kiriya kintu sinkubeshye, ngiye cyatumye nuzura ama emotion nubwo ntari natumiwe. Cyo gusengera igihugu kiraba buri mwaka, ariko okay, wenda mwatwe tugira groupe yo gusengera igihugu. Namwe murayigira? Yego. Noneho iyo ubonye ko bya bintu wenda mukora mubona ari ibintu biciriritse, wenda mwebwe ko yakoma muri mu rwego rwo hasi, iyo ubonye no ku rwego rw'igihugu bijya bitekerezwa bigakorwa, umukuru w'igihugu akabijyamo, karakona none akandi gashya akavugira ejo yavuze amagambo akomeye bate abarokora nako abantu nyine mwirwa musenga ntimukore, abakristo timugomba gukora. Ati kindi hari ijambo harya ninde ni umurage ngo niwikuraho
ngo niwigomeka uzikuraho uburetwa. Ntabwo ubyibuka ako kantu ndakazi mu bacamanza ni muhehe ndabizi ari ijambo ni ntuza amaze kuriganya Esawu Yakobo amaze kuriganya umugisha. Yakobo amaze kuriganya Esawu umugisha. Yego sibyo? Isaka yaramubwiye ngo niwigomeka ni uzikuraho uburetwa niwigomeka. Uziko umukuru w'igihugu nawe yabivuze ejo bundi yaravuze ngo nta muntu ukwiye kwigira abantu uko babaho cyangwa uko bame nyine tugomba kubyanga. Urumva nta umuntu ukumenyera uko ubaho. Rero perezida ngewe nasanze ari umukozi w'Imana ahubwo ukomeye pe cyane. Nukuri ko ni intumwa y'Imana mu Rwanda yibereye ku musozi wa ministeri nako ku musozi wa politike. Yego rega nago twese twakorera mu nsengero. Hari amabakorera ku matera. Yego kandi mu nzego zose. Buriya ntuzagira urwego niyo mpamvu bajya bakubwira ngo muri buri dini ryose haba harimo umugeni wa Kristo. Yego haba harimo represent Imana uko byagenda kose haba harimo umuntu represent Imana n'ubumana. So niyo mpamvu rero buriya ntuzagira ahantu hagarara ngo hacirwe iteka ngo uvuge ngo hararimbutse harahiye. Reka Okay, none se Nyampi karame ibi bintu urimo none guhanura gushumba itorero ryawe riherereye ikabuga sibyo? Yego ikabuga hariya hafi y'isoko gutyo hejuru muri etage hafi y'ahantu abaparitse ibikamyo sibyo ra? Ibi bintu kera wajya kubitekereza ko bizaba byaragutunguye. Ubuhamya bwawe abantu babwibuka wenda wabanje kugira mu bintu bitandukanye cyane na gospel. Kankubwira ibi bintu sinkubeshye mu gitondo Imana igukorera ibintu gatangara. Ibi bintu ngiye ndi umwana barabimbwiraga ariko ndebye ibintu bibirimwo mu nzira ndebeye ku birenge by'abatubanjirije mbona ibintu birakaze mpitamo kubivamo nishingira akabari. Ndabizi ngakoreramo numva narakwebye Imana. Hariya washinze akabari ufite nk'imyaka ingahe buriya? Urase sinari ndi muri 10 n'ingahera 10 na hagati ya 10 na 20 na yego aho ngaho ariko nemaze kuba mukuru ko nari ndangije senior 6. Noneho numvaga buriya narakwebye Imana ushinga akabari. Ntabwo ndi bubivugamo cyane abantu basubira inyuma barebe cya kiganiro cyatambutse. Yego ariko buriya numvaga narakwebye Imana kandi nkumva byaremeye ahubwo ntungurwa nuko Imana insanga mu kabari. Iyi Imana yacu nayo sinzi kunikora nta wayicikira. Hari umuntu ejo bundi watwigishije nta nubwo ni Pastor François. Ejo ndi yatwigishije aratubwira ngo hari ahantu hagarara Imana ikagucungira umutekano. Hari n'ahantu hagarara ukicungira umutekano. Ariko ndashaka akakantu nakazakongerera. Hari n'ahantu hagarara Imana ikaza kuhagucungira. Wowe y'ubwayo. Hari ahantu hagarara uzikuri bwicungira umutekano. Imana ikaza kumba Imana yahaguteretse ngo ihagucungire. Imana yancungiye mu kabari iramviza bien. Ngiye ko nambona ingezeho ati ndo witeka Imana yawe ati nzakugirira neza ati kavemo ati kubera ko ngiye kukugirira neza. Harya n'Imana yakwikuriye mu kabari. Donc iyo birebesheje umubiri wabona ari umubiri ariko iyo wasenze Imana ukabuza imikorere y'Imana hari uyo ushatse gusaza imigeri uravunika. Yego ariko ubundi iyo wise wita butindiye afana ukagenda neza bikiri mu mahoro gutwara neza mu maboko yayo kuko icyo kintu kiba kiri mu maboko yawe igutwara neza mu maboko yayo ikagenda ibigorora igakubitaho ibitari ngombwa ikakwegeranya neza kugeza kuri uyu munsi ukisanga rero wabigezemo. Mbigeramo rero sinumvaga ko nzagera kuri uru rwego nukuri ko Imana ese ubwo Imana harya nubwo buhamya wabutanze ariko Imana yagukuye mu kabari harya wakamazemo igihe kingana iki? Nta n'ubundi bucuruzi nzi nibwo nari narize ni nabwo numvaga nzi ko nari narize entrepreneurship na economy cyane numvaga ndimo na applique ibyo nize kumbe sinamenya ko Imana hari ubundi buryo bireba. Ako wumve rero hari n'igihe umuntu avuga ngo ni we nyirakazi hamagarira. Urumva ngiye nari nakuriye mu nzu y'Imana. Yego nari nzi uburyo binginga noneho nkajya njya kwinginga mu kabari Mana turakwinginze duha abakiriya ariko nkabikorera ukuntu
okay. Mbikoze none ahangaha hari umuntu uri gucuruza akabari nawe wabireba akavuga ati reka nzaze mbikora bya bintu bikora ako ntacyo nawe azabikora najyaga ngenda nkaza ngiye nakoraga kuva mu gitondo nkageza nimugoroba noneho amasaha batangiye kuba nimugoroba cyane umugabo wanjye akaza kunsimbura nawe agakora mu masaha y'ijoro mfite umugabo mwiza by the way urumva noneho nabandi mo gukora ngahagarara ubwo nyine ndiko nakabakiriya babaye bakeya nafite system ebyiri imwe ntago nshaka kuyivuga nigeze nyivugaho cyane ariko ngiye kubabwira iyindi najyaga ngenda ngahagarara mu bikingi by'amarembo yego hano hari akabari kanjye hepfo yanjye hari akandi kabari kundi mugabo witwaga Bosco ndanamushuhuje mani w'umugisha noneho nkareba nkavana ko kwa Bosco ikiremba cyabona kinini nkavuga ati rero ibi bintu nirwanyeho naza gusanga nabakiriya mfite nkavuga ati rero nge inzi ubundi buryo utameze nk'ubwa Bosco hagenda ngafata amazi hagarara ku gikingi nkahamagara nkinginga sengera amaraso ya Yesu nkamena mu muryango nkavumura nkakira reka bigakora kandi bigakora ngahamagara abakiriya izina rya Yesu ntago tuzakorwa n'isoni no kuri pe mana twoherereza izinzoga ntitwaziranguye ngo tuzinywere uwite rero nzi kujya gufasha abakozi b'Imana kugira ngo mbone ingingo indengera nkagira mana yego watubwiye ko tuzagukorera ariko nimba hari umukozi w'Imana dushobora kuhibumbi 5 ibihumbi 10 akabona itika akajya kugukorera natwe turi kuri terre yego turakwinginze duha umugisha abakozi b'Imana batwatura umugisha mu ntoki ndashaka kuwubona duha abakiriya sinkubeshye bigakora kugeza ku rwego uwo mugabo yigeze ambaza atariko nago bishoboka mbabarira umbwira umupfumu ukorana nawe ndamubwira ibi bintu byaguhenda nta nubwo wabyikururiza kuko ngenda akaze hari umuntu ukorana nanjye ariko iyo katasi nayibabwiraga yego birumvikana ariko narangiza nagera hirya nkabwira Imana ndakwinginze ikindi iyo ibintu bikuye ku mavi rero nk'uko abakiriya ariko baje bibe gusanga ubibere maso no ku mavi kuko umukiriya banamugutwara kandi ibyo ibisubizo byazanywe n'amavu bicungisha amavi n'ubundi ntago ari nge nari mfite akabari keza cyane kurusha abandi ariko nari mbizi ko bivuye ku mavi n'abana bamwe bakoreraga imbere yacu bacuruzaga MTN bajyaga bambaza ngo ngo kuki ukora akabari nkababwira ni ngiye mbona ibi ngibi bimeze nkaho ari inzira izagira icyo izanjyana mu buhamya mbona ari inzira y'ubuhamya kandi igihe nari ndimo ntago natekerezaga ibyo buhamya sinari nzi n'ibyari byo ariko nahoraga niyaturaho yuko ibyo bintu bizambaho kandi nkumva si ijwi ryanjye ribivuga nkumva sinzi uburyo numva ari nk'ibintu by'ubumana yego sinibaza no kugeza iyi saha kuri jowe iyo bireba ibi bintu by'Imana nta shusho bigira niyo mpamvu ntawe ubyirata nta n'ubivuga ngo avuge ngo nshyizeho akadomo ushyiraho akavirgire kuko mu gitondo bucya bihinduka ngayo nguko ni ryari se uri mwako kabari wamenye ko Imana iri kugushaka ko ukavamo ukajya kuyikorera Imana yatangiye kuntumaho abantu bayo yego ndavuga ati rero aba bantu ndabazi kuva kera wamuganiye nanjye ibinyibwirira n'ingishaka nkibitangira kubivuga gutyo yatangiye kujya insanga mu nzozi mu mayerekwa yego wowe ubwawe yego itangira kuvugana nanjye itangira kumbwira inzira itangira kumbwira aho bizaca itangira kujinaniza ku bintu bimwe nkabibona ko bitananiye kuko binaniye nkabibona ko binaniye kubwo ko hari impamvu y'ikintu kiri kunkurikirana ngayo nguko ukabirota rero ntabwo wasanzije imigeri woroheye Imana ko kuva aho ngaho cyangwa yabanje kugukora bya bindi ngo aho kugira iguhombira guhombye by the way impamvu uri kubikubaza ariko biri mu buhamya bwawe ariko hari abantu benshi twungutse bari kukubona gutya pe niyo mpamvu turi kubikomozaho ubuhamya ntibusaza reka nkubwire ngewe ntago navuga ngo nananiye Imana kuko nari mbizi ahubwo umutima wabaye nk'uguye mu nda ndavuga Mana koko bya bintu bitangiye kunkurikirana nkumva nshaka kubyanga muri gatoya gakeya gusa ntabyanze nkiri kwibaza inzira Imana nibwo yatangiye kunshirira y'inzira zitandyoheye
ariko nisanga za nzira nzirimo ariko kandi zintunganya kugera ku mugambi w'Imana. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mu byago no mu makuba nabaho haba harimo amahoro y'Imana. Yego. Okay. Niyo mpamvu mu byago no mu makuba turimba ngo nda amahoro. Nta mukristo uririmba ngo mu byago ngize ibyago. Arimba ngo no mu byago hari amahoro. Yego. Yego. So ngiye rero bimbayeho nahise menya impamvu y'ibiri kumbaho. Bitamenya n'uburyo ngomba kubisohokamo. Yego. Mpita mvuga ndi yafande mbabarira rwose bibe kushaka nibibe nko nshaka. Ariko se wari kuyirushya ute ko numva wari usanzwe uyizi unayiyambaza n'ubundi nubwo wakoraga akabara ariko wari umukristo. Nyine umwanditsi yaranditse ngo nkiri umwana. Ubuvuga nk'abana kandi ubugenda nk'abana. Kandi niyo yaguhamagara uri umwana ibigomba kugukuza ukagera ku rwego rukuze. So niyo mpamvu rero nanjye yagombaga kuntoza. Mu kuntoza rero nago iravuga ngo nkunda ndamucyaha. Ariko iracyaha Nyagasani. Reka nkubwire Imana nikubwira ati ndashaka kugukoresha uzahite wicyaha mbere yo kwigucyaha. Reka. Iyo urindiriye kwigucyaha. Iragigucyaha pe. Ihita ikubwira muri Daniel ikakubwira ninjye wagukubise. Ni nanjye uzakomora. Akiba yaguhaye. Nyine komora yagukubise. Yampaye nka data. Nuko umwuka wera waje se kuzura ryari cyangwa wagiye mukabari warawuzuye waje kuzura umwuka wera ryari impano z'ubuhanuzi nyine natangiye kwijyanamo mu murongo. Yego. Urumva? Nibyangoraga ko umurongo nagombaga kugenderamo nari inkozi. Ariko wa murongo buriya reka nkubwire umuntu wijijisha bizi. Anyway kamvuge kino kintu kubera turi kumwe. Yego. Buriya ntuzishinge umuntu wavukiye kwa Pasiteri. Yego. Nago ibimuhiga biba bimeze nk'ibiguhiga. Reka. Nuko Imana abantu bajya bakureba bakakwishinga kandi wavutse Imana yarakuvuzeho. Ubu wowe urimo kurwana n'iki Imana yakuvuzeho. Mu gihe hari umuntu ukuri akavuga ngo kuki ngiye ntatangira kuri performance nk'iza Joel kandi twarazamukiye rimwe kandi we ntazi ko yazamuka abanza kurwana n'iby'iwabo bakoreye kugira ngo azagera ku kurwana n'iki Imana yamuvuzeho. So twe iyo dukubitwa tuba tubizi ko turi kurwana n'iki Imana yatuvuzeho. Yego di. Kandi nacyo nta tukigishamo imbaraga. So ariko wowe iramanza ikagukubita ngo igukuremo ibyo kwa so, igukuremo ibyo kwa nyoko, igukuremo ibyo wishyizemo, ibyo ukuremo ibyaho washatse, igukuremo ibyaho wavutse kugira ngo izakugeze ku rugero. Ego? Ariko twebwe iyo tuvuka newe nago bisone ko abavukiye mu ngo z'abakozi b'Imana bo batarwanywa ariko kurwanywa kuba gutandukanye. Yego. Abangaba iyo bavutse Imana iravugira ngo nakumenye ukiri rusoro mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka. Umuntu wese rero ahagara muri icyo cyanditswe akavuga ngo nanjye yaranyejeje. Sawa nago tuje kugupinga ariko inkono kubitwa n'uburyo kuzamura ku rwego nibyo bikwereka ko yego yarakumenye. Ariko kigana cyimutse ko cyuzuye ibitwenye. Oya ni byiza ariko abantu kuganira nibyo nta mpamvu yo kubigira intambara. Yego. Ariko nyine ahigucisha hakwereka ko hari ibindi bintu. Hari ahigucisha naho izacisha umuntu wavutse bakahita mujyana mu rusengero bakamusengera. Ari ni ibintu byiza njya nkunda abantu bajye bakora. Buriyo nubyara umwana jya umuzana mu rusengero bamusengera. Bamuhesha umugisha. Nta nubwo ari ukumusengera gusa. N'Imana imenya yuko hari imbuto yavutse ikamumenya. Ariko wibuke ko wowe wanyu bashaka kuba barakubyaye bakanza kukujyana muri twatuzu twa kera. Bakagira izindi mana bakwereka. So rero nituzamuka mu buryo bw'ubumana ntago twese tuzahita tugendera kuri performance zimwe. Kuko aho base sizaje ari zimwe. Kumva ko umwana w'umucuruzi yabaye umucuruzi biroroshye. Ariko kumva ko umwana sinzi aho yavukiye abaye umucuruzi imvune si zimwe. Ntago ari zimwe. Yego. So ngerera ibyo nubwo narwanaga nibyo byose ariko byibona nari mfite base. Bari ufite base yuko uvuka mu batambyi. Reka ari byo tuvuga nubwo wore wanze kubivuga. Nuko rero uba rero uhawe umwuka wera utangira guhabwa amasezerano ubushumba se bwo kuragira umukumbi w'Imana byaje gutebyo. Ariko se ni bya bindi nyine warwanaga n'ibyo Imana yakuvuzeho. Ni kwa kurwana nabyo bitoroshye. Umuhamagaro we kanumva ari ikindi gice.
ko nabyo bitoroshye tuzawukoremo ikiganiro reka tuzakora ikiganiro cyitwa umuhamagaro nyagasa niwe mbega calling akiraguhamagara tu iraguhamagara iraguhamagara kandi iraguhamagara ukitaba ukavuga ati karame ukavuga ati wabibroye neza uko ndindi ijambo ryanjye nkarinda n'uwo narivuzeho ariko iririndisha iki inkoni niko havuga muri Yeremiya ukomeza ugasoma muri icyo gice ni ukuri no mu muhamagaro w'Imana nago biba biryoshye ariko haba harimo utuntu dutuma uvuga ngo haba harimo utuntu twinshi twafata ibihe birebire bitari ngombwa nonaha yego okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ni nyampinga turimo tugenda tuganira mu buryo butandukanye hari icyo umuntu ashobora kwibaza mu muhamagaro w'Imana nubwo tuzawukoraho wonyine gukora itorero ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu bisaba ubushobozi ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi amaboko birakorohera wenda wowe oya ako ngako ni nako kantu ubona gatera ikibazo kuko Imana yiguhamagaye ntago igwa envelope ngo uyijyane cyangwa ngo uvuge ngo hari igikapu iguhaye ngo wikorere no kuva ku bwa basogokuruza bacu ntago yigeze ibabwira ngo akira yarakubwiraga ngo haguruka genda nzabana nawe ntago yakubwiraga ngo jya yarakuyoboraga mu nzira zose mu nzira rero haba harimo imvune haba harimo ibibazo byinshi so uburyo buri financial bari ikintu kigoye kandi gukora umuhamagaro w'Imana icyo kintu kikirimo ni yo mvune abakozi b'Imana bagenda bahura nayo mu buryo bwinshi butandukanye so nanjye rero nicyo kintu kimvuna cyane kingora yego Imana izaguha uburyo barabanga Imana iguha ubuntu bw'Imana bakaguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura umuntu iyo ni principe y'Imana kandi nawe ubuntu bw'Imana bukubeho mu izina rya Yesu kandi uranabusanganywe kameme tutaranabivuga amen turimo tugenda dusengera umusozo w'iki kiganiro ariko mbere yuko dusoza hari umuntu uri kukireba arababaye arihebye ari muri bya bihavuga ati Imana ko wantaye avuri muri bya bihavuga ati banza Imana itakiriho mbese aragowe ararwaje afite ibibazo bitandukanye uno muntu akwiriye ijambo ry'ihumure ryamuhumuriza niki wamubwira kugira ngo akomere kandi akomeze urugendo rugana mu ijuru ikintu namubwira ngo niyihangane ariko kwihangana si cyo kintu cyihutirwa nuko umwibutsa yuko ahaciye akaba akiriho abahaciye bapfuye hari abahaciye barapfa uyu muntu arababaye kandi akiriho uzi ko hari abababaye nkawe bamaze gutaha mbakubwire uzi ko aho Abisiraheli baciye bakambuka ngo umunyegiputa wa mbere ashinguye umunyegiputa wa mbere wa nyuma yashyizemo ikirenge bose bapfiriyemo ariko umwisiraheli wa nyuma yari amaze gushinguramo ikirenge umunyegiputa wa nyuma nawe amaze kukigezamo amazi arasubirana yego so nagira ngo mubwire rero ngo ibyo bimubabaje abo byababaje bahise bapfa ariko we haracyari imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwe aracyafite impamvu zirenga 10 zirenga 30 zatuma ashima Imana byonyine ko bagihumeka ni imbabazi z'Imana so iyo bimeze gutyo rero umuntu akora iki arararama iyi nzira zose ngo baravuga ngo inkike zose zisenyutse ifatiro zose zisenyutse umukiranutsi yakora iki yasenga yego ngira ngo ni ibintu byumvikana ngaho ni mukomere rero kandi mukomezanye musenga ryari kuri caci gahunda ziba zimeze gute mwagira icyo mubitubwiraho iminsi yo gusenga dusenga kwa gatatu twirirwamo kuva mu gitondo 3 kugeza nimugoroba 11 no ku cyumweru dutangira amateraniro 3 tukayasoza 7 izo nizo gahunda z'itorero cyane ibindi utundi tuntu tugenda tubamo iyo uri mu rusengero ugenda uhabwa gahunda yego ngira ngo ni ibintu byumvikana rero reka hari umuntu ushobora gushaka kukuvugisha mu buryo butandukanye uratanga nimero ya telefone ukoresha uretse ko tuza no kuyandika ku kiganiro none tuzagarukana rero mu cyumweru kizaza turambura sasa rero icyo bita
umuhamagaro nk'uko wabivuze, sinzakubure. Oya ntago uzambura. Sinzakubure, tuvuge ku muhamagaro w'Imana. Icyo nzi cyo nuko butoroshye, ntabwo ba woroshye, ariko Imana niyo ishoboza abantu. Ntago woroshye umuhamagaro w'Imana. Ahari ngombwa urasimbuka, ahari ngombwa ushyira inda ku kabaho ukanyegera. Ndabeshya se? Nibyo ariko. None se nubizi ko na Paulo yafashe inda akayishyira ku kabaho kugira ngo abashe guca muri Merita? Yohoho. Kandi ngo bamwitegeye bamutegereje, ariko ashyira inda ku kabaho, kandi abamwakira bari hakurya y'amazi. Ariko bari bazi ibibera muri Merita, kandi bari barindiriye. Uwo ni umuhamagaro. Tuzabiganiraho neza birambuye. Ariko nubwo bimeze bityo, mu ijuru hari Imana. Amen. Mu ijuru hari Imana. Kuba uyu munsi tukibasha kwambara amakanzu y'umweru, hari Imana. Haracyari Imana rero. Ntago twaca intege abantu bari inyuma bifuza kujya mu muhamagaro w'Imana. So imbabazi z'Imana zikurikira ijambo ry'icyo yakuvuzeho. Ndumva ari icyo ngicyo nababwira. Ubu se nk'umuntu uri kureba iki kiganiro mugani, Imana ariko ufite amajwi, ubuhanuzi ahabwa, ubutumwa, inzozi k'Imana imushaka mu muhamagaro wayo, nibiki wamubwira azi agomba kuza mwazi, avuga ati ntuza mu muhamagaro umenye ibi? Namubwira ni karibu kandi birashyushye. Nutureba neza birakotsa, ariko nuba maso nabwo biraryoha. Amaye tuzabiganiraho. Reka tanga nimero ya telefone maze dusoze kino kiganiro udusengera kugira ngo tugane ku musozo wacyo. Nimero yanjye ni 0785564513. 0785564513. Amazina ni Nyampinga Flavie. Ego. Iri no muri mobile money. Nukuri iri muri. No muri mobile money. Reka abantu bajye bashyigikira abakozi b'Imana. Nukuri. Kuki utakumva ikiganiro nk'icyo watari kudisura mu mama no mu pasiteri, reka mugurire intebe, kamugurire sente, kamugurire bafure. Nabonye ariho muri gutangira. Joel reka muhesha umugisha mu buryo bumwe, reka mugurire mikrofone, mugurire kamera. Hari ibintu byinshi abantu bakora kandi bakabari kubiba muri ministeri y'Imana. Imana ikazabaha umugisha, kuko ijambo ryayo riravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Iyo Nyampinga ahagaze hari yabwiriza, akabwiriza abantu bagahinduka bagakizwa, Imana ihe umugisha Nyampinga, ikaguha n'umuntu waguteye inkunga yo kugura mikoro wavugiyeho cyane, ikawuha n'umuntu waguteye inkunga yo kugura agatuti wari uhagazeho cyane, ikawuha n'umuntu waguteye inkunga yo kugura intebe wicaraho iyo urangije kubwiriza. Ibintu byose abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bagabana umugisha w'Imana. Ni mu dusengere tugane ku musozo. Data turagushimye yuko duhaye ikirere kiza kugira ngo tubashe kuvugira muri uyu munsi. Ineza yawe nihibe kandi niganze. Turagushimye ko natwe waturinze tukaba amahoro kugira ngo tubashe gukorera muri uyu munsi. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe. Turagushimiye no kuri iki kiganiro nawe kizagera hose, hazabeho guhembuka. Imbabazi zawe mwami zizagera kuri buri wese, ubabaye, uwihebye, imfubyi, abakene, abatishoboye, abo bose mwami ubagirire neza. Kugira neza kwawe mwami kube kuri buri wese, imbabazi zawe zibe kuri buri wese. Nitwasoze tudasengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urakizi mwami, ineza yawe nikibemo. Twakibakeguriye Yesu Kristo, reka amaraso ya Yesu Kristo akibumbatire. Ineza y'Imana ikibonekeho, ubwiza bwacyo mwami, ubwiza bwawe mwami bukibonekeho. Kugirirwa neza n'imbabazi zawe bikomeze biganze none n'iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen.